Ndabasuhuje cyane kandi mbahaye n'ikaze mu kiganiro. Hari abantu benshi babura akazi atari uko babuze ubushobozi, ahubwo kubera ko babuze uburyo bwo kwigaragaza neza. Uyu munsi reka nkwibire amabanga 7 akomeye umuntu agomba kwitondera ndetse no gukora igihe agiye gusaba akazi cyangwa job application muri company iyo ari yo yose. Ikaze mu kiganiro kandi wibuka gukora subscribe, comment ndetse ukore na share kugira ngo n'abandi babone kino kiganiro. Ikintu ugomba gukora mu gihe ugiye gusaba akazi, icya mbere, tekereza mbere yo gutanga CV yawe. Mbere yo gutanga CV yawe, jya ubanza wimenye wowe urinde, ushoboye iki, ni iki wakora gitandukanye n'icy'abandi. Iyo ugiye gusaba akazi utazi indangagaciro zawe, uba nk'umukinnyi winjiye mu kibuga adafite pozisiyo, birangira ntacyo akoze. Icya kabiri, CV yawe ni pasiporo yawe, yandike neza. Hari abantu benshi bandika CV zabo mu mapaje agera muri 5, ariko ntibasobanure ibyo bashoboye. Aho kwandika byinshi, shyiramo bike bifite ireme. Mu gihe urimo kwandika CV, erekana ibyo wagezeho, achievement, ibyo uzi, skills n'impamyabumenyi. Ntabwo ari ukwandika amateka yawe yose nk'igitabo. Irinda amakosa y'imyandikire. Icya gatatu, research ni intwaro ikomeye. Icya mbere, ugomba kumenya neza company ugiye gusaba akazi. Kabiri, menya ibyo ikora, indangagaciro zayo cyangwa se value and culture. Gatatu, tegura neza CV yawe na cover byerekana impano n'ubushobozi ufite bijyanye n'akazi usaba. Kane, ujye winjira muri interview umeze nk'umuntu uhazi kurusha abahakora, nibwo bakubona nk'umuntu wifitiye icyizere. Icya kane, kwambara neza no kwitwara neza muri interview. Hitamo imyenda igezweho kandi yubahisha aho ugiye, professional dressing. Niba ugiye muri interview, gerayo byibuze mbere y'iminota 10 na 20. Niba uri muri interview, vuga witonze, wubashye, utavanga amagambo kandi ukomeze ugire confidence ariko utirata. Cya gatanu, interview si ugusubiza ibibazo gusa, ahubwo ni ukwerekana uwo uriwe. Muri interview hari ibibazo bikunze kubazwa cyane. Ikibazo cya mbere bakunze kubaza, tubwira ibyerekeye wowe. Ntabwo baba bakubajije amazina yawe, aho utuye, ahubwo ni ukwerekana skills n'ubushobozi bwawe. Ikindi bakunze kubaza, kuki wifuza akazi, ni iki wazanira iyi company, ni iki wize cyangwa wigeze gukora gihe n'aka kazi, ati ni iki wakora kugira ngo ukemure ibibazo. Niba uri muri interview y'akazi, haba hari ibintu ugomba kwitondera kuba wavuga. Ikintu niba ukizi, ujye uvuga ko ukizi, kandi nabwo niba utakizi, ujye uvuga ko utakizi. Ikindi, ntukajye uvuga nabi ahantu wakoze mbere. Ntukajye usebya abandi cyangwa se ngo wishyire hejuru mu gihe uri muri interview urimo gusubiza. Icyo gihe nubikora nabi, akazi uzakabura. Icya gatandatu, kwerekana ubushobozi cyangwa skills. Hari skills cyangwa se ubushobozi abatanga akazi bakunda cyane. Icya mbere bakunda, ubushobozi bwo kuvuga neza, communication, gukorana n'abandi, teamwork, gukemura ibibazo, problem solving, kwihangana no gukora neza mu gihe cy'igitutu cyangwa se pressure. Karindwi, nyuma yo guhabwa akazi. Iyo umaze kubona akazi, si biba birangiye, ahubwo nibwo urugamba ruba rutangiye. Kora cyane kandi werekane ko uri uw'agaciro. Mu gihe uri mu kazi, gerageza kwiga kurushaho ndetse no kongera ubumenyi cyangwa se ibyo bita skills. Kubahiriza igihe ndetse n'amabwiriza ya company. Kwirinda kujya mu makimbirane adakenewe. Zino ngingo uko ari 7, nuramuka uzikurikije akazi uzakabona pe. Inama: kubona akazi ntabwo ari intsinzi, ahubwo gutsinda ni ukukagumana, ukazamuka mu ntera.